Uwiteka arakuzi, Uwiteka azi aho utuye, azi aho wirirwa, arakuzi mu kazi kawe ubamo, mu kazi ushinzwe. Uwiteka arakuzi. Ni ukuvuga abantu bose Uwiteka Imana yarabaremye kandi ibarema mu ishusho ryayo. Ni ukuvuga ibyo ukora byose Uwiteka arabizi. Yes, reka nongere ngusuze ukomeje gukurikira umunsi ku wundi Impano Family TV. Ni iby'agaciro, turagushimira kandi tuzahora tugushimira nkuko duhora tubivuga. Wowe wakoze subscribe nawe ukibitekerezaho uvuga terekanye ndebe ko nayikora, uyu munsi wayikora nta kibazo, ubundi ugakomeza kuduteza imbere. Kandi wowe ukomeza kureba ibiganiro byacu nawe wumve ko mu by'ukuri dukomeza kugushimira kandi tugusabira umugisha ku Mana. Uyu munsi rero dufite umumama muri studio zacu, niko dukunda kuzita twebwe. Ubundi izi ni studio zacu, duhora twimuka, turi mobile, turi mobile, turi televiziyo ngendanwa. Reka rero tumwakire, tumuhe ikaze ku Impano Family TV. Tugwaye ikaze mama ku Impano Family TV. Murakoze cyane. Mazina yanjye ubundi nitwa NYIRAHABIYAKARE Jeannette, ndi umudamu, mfite umutware n'abana, kandi Imana yaduhaye umugisha w'urubyaro, dufite abahungu n'abakobwa. Nukuri Imana ishimwe. Ati ndi umudamu w'abana kandi Imana yampaye umutware, duha abahungu n'abakobwa. Urakoze kuno kwibwira kuri Impano Family TV. Uyu munsi rero ngo uri muntu ki? Reka mbere yo kuvuga icyo tujye kuganira, uri muntu ki? Ubundi ndi umukirisitu wo mu itorero Anglikani, ndi umuvugabutumwa nanone, nsengera ku ikanisa ya Rusagara, paruwasi ya Gitare. Nsanzwe rero ndi umuvugabutumwa, ni wo murimo wanjye Imana yampamagariye gukora. Okay. Arakoze cyane. Ni NYIRAHABIYAKARE Jeannette yatwibwiye, nanjye ndi Jean Claude Nizeyimana. Reka rero tukurikire bimwe mu bintu tugiye kuganira uyu munsi. Rero nk'umuvugabutumwa umukristo muri Anglikani, udufitiye iki, uduhishiye iki, wifuje kudusangiza iki? Katwumve mbere na mbere ibintu ushaka kudusangiza ni ibiki ku Impano Family TV, kubera ko ino chaîne ya YouTube ni nayo iracyari umwana uri kuvuka, uri gukura, ariko ndizera ko irebwa n'abantu barenze umwe. Ntago ari umuntu umwe ireba gusa, irebwa n'abantu barenze umwe kandi ni benshi. Ugiye kudusangiza iki? Uyu munsi ndibuze gutambutsa icyiciro cya mbere cy'ubuhamya ku bitangaza Imana yagiye inkorera kuva ikimpamagara, dore ko Imana yampamagariye gukora umurimo wayo ndi umwana mutoya muri 1993. Nibwo Imana yampamagariye gukora umurimo ndi umwana, nza muri Sunday School. Ubwo rero hari ibitangaza byinshi nabonye ku Mana, numva ntashobora kwihengekana, ahubwo numva nshishikajwe, mfite ishyaka kugira ngo ibyo bitangaza mbigeze kuri bagenzi banje, bantu bamenye ko tubana n'Imana ikomeye, ku muntu iyo yizeye Imana, ihamagaye Imana nayo iramusanga, kandi Imana iguhamagaye ukayitaba yemera kugendana nawe. Imana tugirire neza. Okay. Katwumve ubwo buhamya. Uri munsi ugiye kudusangiza ubuhamya, siko tubwiye? Yego. Ubuhamya, ubwo umuntu utanga ubuhamya hari n'inyigisho agenda atangiramo. Ubwo n'ubuhamya buvanze n'icyigisho, ntago haburamo n'icyigisho. Hanyuma rero mbere tudatinze reka dutangire, ariko turatangira n'isengesho. Uradusengera? Ubuse no dusengera? Nta kibazo. Ngaho dusengere dutangire ikiganiro cyacu. Ubwo ariko akenshi turaza kugutega amatwi kugira ngo twumve ubwo buhamya, kuko ubuhamya akenshi tutega amatwi tukumva ubwo buhamya tukabukurikirana. Reka ubanze dusengere ubundi dukurikirane ikiganiro muri rusange kirimo ubuhamya bwawe burambuye. Reka dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, turaguhimbaje, turakunezerewe kuko uri Imana igira neza, Imana ibera hose icyarimwe. Dushimye ineza yawe n'impuhwe zawe n'urukundo rwawe byabanye natwe, izina ryawe nirihabwe icubahiro.
turasenze muri uyu mwanya utweze udutunganye, mbaraga z'ijuru zitugote, kandi ndasengera ijambo ryawe rigiye kuboneka hano hantu, ijambo ryawe wateguriye ko buri umwe wese ashobora kuryumva kubera ko yabishatse, kubera ko yagize umwete n'ishaka. Ndakwinginze ngo iri jambo rihindure benshi, ubuhamya benshi baguhindukirire, benshi bongere barebe kuri Imana ikiranuka, benshi bamenye kuri Imana ibana n'abo waremye. Izina ryawe nirihimbazwe, udufashe uturengere, ni ukuri utube hafi iminsi yose, kandi umuntu wese uzumva aya magambo ndakwinginze ngo uzamuhe kukwishingikirizaho, kuko ukwishingikirijeho aba amahoro masa. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Amen. Reka noneho nyuma yo gusenga, nyuma yo kudusengera, nyuma yo gusengera abakurikiye Impano Family TV, reka noneho twumve ubuhamya bwa NYIRAHABIYAKARE. Ubuhamya bwawe buraza gushingira ku mirimo Imana yagukoresheje nyuma yo kuguhamagara. Tubwire bimeze bite, byatangiye bite, kugira ngo bivemo ikintu wakwita ubuhamya. Byatangiye bite, tuduhe ishusho. Ubuhamya bwanjye nakunze kubabwira ko ari ibitangaza by'Imana nagiye mbona. Mbega Imana yarampamagaye ndi umwana mutoya, mvuka mu muryango w'ababyeyi badakizwa, abo dukunda kwita abantu b'abapagani batazi Imana, batagera mu rusengero. Rero njyewe numva binjemo, twari duturanye n'urusengero, nuko numva nshatse kuja mu iteraniro, ngezemo ndafashwa, basoma ijambo ry'Imana cyane. Ndabyibuka nari ndi mutoya, ariko baje gusoma amagambo yo mu itangiriro avuga kuri Aburahamu na Sara, uko Imana yabahaye umwana bashaje. Numva ayo magambo ndayakunze, numva nkunze Imana. Ariko uko byagendaga kose ndi muri Sane Sikuru, Imana yakomeje kunsanga. Naba ndyamye nijoro nkabona indirimbo nkayiririmba, mu gitondo nkagenda nkayigisha abana batoya. Imana ibana nanje. Mbega ndavuga muri make uburyo Imana yabanye namo nanje ni uburyo bukomeye cyane. 96 Imana maze kubatizwa, Imana yangiriye neza, kuko nari nabatijwe 94, 96 rero Imana yankoreye ikintu gikomeye. Ntabwo nari narageze mu ishuri, ariko aho twasengeraga ku ikanisa habaga umwarimu wigishaga abantu b'Imana. Hanyuma akambwira ati, wa mwana we narakubonye uri inyangamugayo, Bibiliya yanje n'indirimbo n'igitabo cy'isengesho, igihe ndangije kubwiriza wowe uje ubitwara iwanyu, hanyuma n'ingaruka nanone ubinzanire. Ariko narumvise yuko bakunda kuvuga ngo iyo umuntu araje Bibiliya ku musego ntabwo arota inzozi mbi, nta dayimoni, nta shitani. Ubwo noneho nanje bya bitabo nkabiraza ku musego. Gitangaza gikomeye nabonye rero, kubwuko nahoraga ndasenga nkavuga ngo Mana, ari amagambo yo muri Bibiliya ko ndyohera, ko nakeneye ko nanje nayisomera, nkaba ntarize, nkaba ntarageze mu ishuri, bizagenda bite? Imana rero ni igitangaza. Icyo cyifuzo nkagihorana, nkumva nshaka gusoma, ariko ngasoma Bibiliya. Ubwo ntibyajaga binkundira kubera ko ntari narageze mu ishuri, ariko Imana yaje kunkorera igitangaza nijoro ndyamye. Nagiye kubona njya mu nzozi mbese bisanzwe, ariko umwuka w'Imana niwe wari wansuye. Marayika w'Imana yaje mu ishusho, nabonaga isa n'iy'umuntu, yambaye ikanzu ndende y'umweru. Hanyuma aramagurutsa, mfata ukuboko, afata ya Bibiliya iri ku musego arayimpereza, aranjyana angeza ahantu mu rusengero runini. Hanyuma amagarika aho ngaho mu rusengero hagati, azana imeza nini. Amaze kuyizana, ubwo mbona hariho buje ebyiri ziri kwaka. Arambura Bibiliya aranyigisha inyuguti, anyereka I, afata ma ashyiraho A, akanyereka ko Mana A ari ma, na A ko ari na. Aranyigisha ati, Mwuka Wera, uwo muntu nabonaga mu ishusho rya marayika niwe wanyigishaga. Hanyuma aravuga ati, gusoma uratangira gutya, Imana, nkamenya ngo ni ijambo Imana. Nta shuri nagezemo, mbega ni igitangaza cy'Imana. Nuko ndasoma birakunda,
ndakomeza ndasoma uko yagendaga anyigisha, akanyigisha hari akitso, akanyigisha hari akanyerezo, ngenda nsoma ijambo, ndasoma mbona birakunze. Mwuka wera ari kubikora. Marayika w'Imana naramurebaga anyigisha inyuguti, ndabireba nyine. Ubwo mbyutse mu gitondo mfata Bibiliya ndavuga nti si ibintu nabonye ni inzozi cyangwa birashoboka. Mfata Bibiliya ndongera ndarambura, ndasoma mbona birakunze. Usoma Bibiliya ubona birakunze kandi utajya kuyisoma? Ntabwo najyaga nyisoma, ntabwo narinzi gutandukanya i na u, ntabwo nari mbizi. Ariko ndasoma, nirirwa nsoma, nkunda gusoma kiriya gitabo cya Esiteri, ndasoma birakunda, avuga uburyo Esiteri yahakiye ubwoko bwabo. Hanyuma uwo munsi hari kuwa gatatu ndabyibuka, kandi kuwa gatatu saa 9 twajaga muri repetisiyo. Ubwo nari majije kuba mukuru kuko twari turi muri korali y'urubyiruko. Ndavuga nti ibi bintu ntabwo ndabyihengekana. Ndazinduka nja muri repetisiyo saa 9 nari mpageze. Hanyuma mbwira umwana w'inshuti yanje wo numvaga mfitiye icyizere, ndamubwira nti hari ibintu byambayeho ngwino mu rusengero tuvugane. Ati sinibi ikintu ziko namenye gusoma, ati ntabwo bishoboka. Ndabimubwira, mumwereka Bibiliya, nari nafashe agati ndambura ahantu nari nakunze gusoma, ndamubwira ntariko ndashaka ngo nawe ndebere wowe wize kuko yari umwana ujijutse. Ndamubwira nti none wowe wize mbwira nibi bintu ndi gusoma koko ari byo. Ndasoma, ndangije gusoma, aravuga ati ibi bintu birandenze. Nti si usanze ari biki? Ati nibyo. Ati si ibi bintu byagenze gute? Ndabimubwira ariko mbona atinze kubyumva, ariko amaherezo arabyakira. Icyo ni igitangaza gikomeye Imana yankoreye. Ndangije kukibona mbwira Imana ngo Mana uko byagenda kose tuzagendana, sinzakuvaho, kandi mbwira Imana ngo icyo uzambwira gukora nanjye nzagikora. Utararenga aho ngaho, utaraharenga kugira ngo tugende ku murongo, wenda uraza kudufasha unatubwira aya mateka yawe cyangwa se iyi nkuru ndende yawe yahereye he, yatangiriye he, hari he, uraza kubitubwira. Ariko umuntu ashobora kumva ibi bintu akavuga ati ariko se umuvandimwe koko ni gute umuntu ibyo bintu byo kuvuga ngo marayika ngo yaraje ngo ubonye umuntu ngo mu nzozi ngo arakwigishe gusoma, bukeye utaruzi gusoma, bukeye umenye gusoma, ibyo bintu hari umuntu ushobora kubyumva akabishidikanyaho. Ibyo bintu koko ubundi nkawe byabayeho nyine ubirota cyangwa se ubibona mu nzozi ukabyuka ukabona urasomye, wumvaga bimeze bite? Duhe ishusho kugira ngo n'umuntu utabyizera umuhe ikintu gishobora kuba cyatuma byizera. Ikintu cyatumije mbyizera kuko nakunze kubabwira ko mvuka mu rugo, navura n'imvuka mu rugo rw'abantu badakizwa. Gusenga ni ahantu mu murenge wa Rugarama, hitwa ku ikanisa ya Cyahi, hari n'ikigo cy'amashuri cya primaire. Ubwo ni muri aka karere ka Burera. Ni mu karere ka Burera. Ubwo rero ahantu ntuye barabizi cyane uburyo Imana yampamagaye. Byari ibintu bikomeye cyane, ababyeyi banje barashaje kuko nkurikirwa na bucura. Ntabwo bumvaga, mama wanje yaragize igihunga cyane, yakunze gupfisha, yabyaye abana 11 hanyuma hapfa abana 8. Ubwo rero nibyo byatumaga yumva adashaka ko muva uruhande, biba ngombwa ko ntiga, arabyanga. Yavuga ko abana be kuba barapfuye ari uko bagiye mu mashuri, ko bajaga hirya no hino, wenda akumva ko nje washaka kundinda nkamuhora hafi, we kubona ndi hafi ye gusa byabaga bihari. Yavuga ko afite umutekano. Ubwo nicyo kintu muri byo byatumije ntiga. Abaturanyi rero barabizi aho ngaho, babizi ko ntize, bazi n'uburyo Imana yaje kunkorera iyo mirimo n'ibitangaza. Nyine hanyuma wowe nkawe byabayeho, abaturage bashobora kuba babizi, ariko aka kanya ntabwo bari ku Mpano Family TV kugira ngo babihamye. Nkawe nk'akantu hari ikintu kikubaho ariko mu kukivuga ukaba ushobora kuba ufite akantu kamwe, n'uko kaba ari akantu kamwe ushobora kubwira abantu nyine kakabizeza ibyo bintu kuko bibaho. Ni nk'akahe? Ni ukubivuga gusa ngo nabyutse mpita ntangira gusoma,
nta kantu ushobora kuvuga ati nyamara iyo urose nawe utange nk'urugero rw'inzozi ushobora kuvuga ati wenda iyo urose ugenda mu muhanda buracyo ugatega ukava hano ukajya i Kigali uratega ukava hano ukajya hehe ni urugero nawe muri izo nzozi zawe ni nk'akahe kantu kavuga ko Jeannette ari umuntu koko wagize gutya atarageze mu ishuri ariko ku bufasha bw'Imana cyangwa se ku butabazi bw'Imana atumye marayika we akaza akakwigisha bugacya bamenye gusoma tubwire nk'ako kantu gato. Wenda njyewe ukuntu nabyumvise byarantunguye cyane ariko nanone kubw'igihe nari maze nsenga numva mbisaba Imana mfite kwizera nanone byatumije niyakira. Iyo mba ntari nkunda gufata igihe cyo gusenga ntago byari biranyorohera kubyakira, ariko hejuru y'uko nakundaga kuba mu masengesho imbaraga z'Imana zikamanuka, mwuka w'Imana akamanuka, ijwi rigakishwa mu bahanuzi batandukanye, Imana ikavuga ati nzabana nawe kandi nzagukoresha umurimo ukomeye. Hari imirimo myinshi ndibuze kuvuga mu buhamya Imana yankoresheje yaje ikurikiye ako kantu kahabayeho nyuma yo kumenya gusoma. Hari ibintu byinshi Imana yankoresheje, bimwe harimo n'urwibutso na n'ubu wagera aho hantu kuri iyo kanisa ya Cyahi aho mvuka aho nakoreye umurimo cyane, wabonaho ibintu byinshi by'urwibutso by'Imana yankoresheje bijyanye n'iyo mirimo, wabireba ukabona ko Imana yakoze icyo kintu igambiriye iyo mirimo kugira ngo ikorwe kandi icishijwe muri nje. Hanyuma reka dukomeze nta kibazo ubuhamya bwawe wa mugani kurondora inzozi cyangwa kuzirotora cyangwa se kuzisobanurira abantu. Hari n'igihe bumva ari n'ibintu by'ubusazi cyangwa se ibintu bitanabaho, nanjye nari nkugoye ariko ntacyo buryo ufite kwizera ntago ashidikanya, siko bimeze? Ni ukuri. Reka dukomeze ubuhamya. Wari ugize uti rero imirimo Imana inkorera ibitangaza, nanjye ndahiga mu mutima wanjye ndavuga nti ntago nteze kuzatezuka, ntago nteze kuzatera ino Mana umugongo yinyigishije gusoma ntarakandagiye mu ishuri. Ese ubwo byakomeje gutyo wenda ntararenga n'ahantu byakomeje gutyo, ubwo ni Imana yakwigishije gusoma cyangwa nyuma waje gufata amahugurwa ajya kwihugura mu byo gusoma cyangwa se n'ubundi bumenyi, ubwo kugira ngo tunakomeza n'ubuhamya bwawe ku bijyanye n'imyigire ubwo byarangiriye aho ngaho wigishijwe n'Imana? Ikintu cyankomeje itorero ry'Imana n'ubuyobozi bw'itorero nsengeramo, nabona yuko bakoreshejwe n'Imana. Amahugurwa yanje akenshi naho yarashingiye, kuko uko najyaga mu itorero ndushaho kwigizwa imbere mpabwa imyanya mu itorero, byaramfashaga kuguma muri Bibiliya cyane ndi gusoma. Muri kwa gusoma hari ukuntu Imana itanga imbaraga, ijambo nsomye nkumva ndifitiye n'ubusobanuro. Ibyo ni ibintu byambereye ikintu gikomeye kandi kimbera inkingi. Ibyo bintu byaramfashije cyane, bituma gusoma kwanje nshobora gusoma ntategwa, bituma ijambo nsomye nshobora kurishikiriza ubwoko bw'Imana. Nabaye umuyobozi wa korali y'urubyiruko igihe kinini cyane, kandi mbayobora dusenga Imana kandi dushingiye kuri Bibiliya, n'indirimbo zacu zishingiye kuri Bibiliya. Imana ikomeza kubana nanje kugeza ubwo naje gutorerwa kuba umuntu ushobora kuyobora ikanisa. Mba mwarimu w'ikanisa, ubu nitwa NYIRAHABIYAKARE Jeannette, ariko ahantu mvuka ahanini iyo mpageze baravuga bati uraho mwarimu, na benshi baho nashakiye nabo bararimpamagara. Uwo ni umurimo ukomeye Imana yankoresheje. Iyo ni imirimo Imana yagiye ukoresha, uravuga ati nanjye ndasinya mu mutima wanjye, umutima wanjye ndahamya n'umutima wanjye neza ko nazagutera umugongo wa Mana. Ariko none ndavuga ni ku bijyanye n'imyigire mu Rwanda cyangwa se ku isi yose, umwana arakura akagishyirwa mu ishuri akiga akavamo umuntu wenda ukomeye cyangwa se umuntu runaka, sibyo? Ariko yabanje kwiga. Wowe ku bijyanye no kwiga watubwiye ko utageze mu mahirwe yo kwanajya mu ishuri, byakomeje gutyo wigishijwe n'Imana? Icyo kintu nari nakomojeho ndi kubaza, wigishijwe n'Imana cyangwa se hari amahugurwa cyangwa se kwihugura ushobora kuvuga ati wenda icyo bita short training cyangwa se short courses ukajya kwiga amezi runaka wiga gusoma wiga kwandika, ibyo bintu bigeze biba? Yewe mu buzima bwanje ikintu cyabaga imbere ni ukuba kenshi ndi mu murimo w'Imana. Nta mahugurwa rero ajyanye no gusoma no kwandika nigeze nitabira cyangwa se ngo nayahamagarwemo.
jewe nabayeho Imana ikomeza kunyigisha inkuza mu buryo bwo gusoma ijambo ryayo, ndetse maze kumenya gusoma nakunze no gusoma ahubwo ibitabo by'abanyeshuri, biriya bitabo byo mu wa gatatu by'ikinyarwanda n'icyo mu wa gatanu. Iyo nabonaga umuntu ugifite n'utundi dutabo twinshi nkumva nshaka gusoma ibitabo byinshi, kuko numvaga ari ikintu kibaye mu buzima bwanjye kandi ntari niteze. Nakunze gusoma ibitabo byinshi, umuntu nabonaga afashe igitabo, n'ubu biracyandimo. Urabona ndi umudamu ndakuze, ariko iyo mbonye ahantu hari igitabo mpita ngishikira, ntasabye kubanza nakigusaba, ndagishikira nkabanza nasoma. Nasanga ari ikinyarwanda sawa, nasanga ari urundi rurimi nkagisubizaho. N'Imana izabikora n'urundi rurimi, burya nimba Imana ikweretse nibyo, Imana iguhishuriye kwandika ikinyarwanda n'ukuntu gikomera, burya n'icyongereza n'ibiki byose bizagenda biza. Ahubwo nari ngiye kwibaza nti wenda no kuvuza ati wakunze gusoma n'ibindi bitabo n'iki, ufite impamvu nyinshi zo zigutera gusoma. Hari ibihekane bijya bikomera mu kinyarwanda, ari ijambo twayaga dukoresha ngo ni kera twiga primaire, serupyipyinyu mpyisi yampyoye, ibintu nk'ibyo ngibyo byampya byamvuga, ibintu by'ibihekane nk'ibyo ngibyo binini muri Bible akenshi nubwo bikunda kubonekamo. Nk'ibyo ngibyo byo waje kubimenya gute? Nabyo Imana yarabikweretse? Ibihekane byose birangwa muri Bibiliya nabiboneye muri Bibiliya. Kwa gukunda gusoma ibitabo rero, hari aho nageraga koko nk'uko bivuze, nkareba cya gihekane nkabona gisa n'igishaka kunanira, ariko nareba ko harimo inyuguti nanone ndasanga muri Bibiliya, nkaja kuyireba, nabihuza nkabona birakunda. Ahubwo ikintu cyagiye kinanira gusoma ni nka gatanu, nk'ikintu cyaba cyanditswe n'umukono, kuko no kwandika nabyo narabimenye, ariko nandika inyuguti nk'uko muri Bibiliya zanditswe, sinshobora kwandika umukono. Byaranze. Umukono byaranze rwose. Nashatse no kuvuga ngo se naja kwiga he ngo niga umukono, ngeze aho sinabigiramo imbaraga, nuko ndabyihorera, nandika icyapa gusa uko muri Bibiliya inyuguti ziba zanditswe, nanjye niko nandika. Uyandikira icyapa? Ni icyapa. Ibi bintu bibaho, ndumva umuntu ungana nkawe utakwibeshyera ko utazi kwandika umukono. Ntago ari ibigwi byo kwirata, hari ubwo ari ibigwi se? Oya. Ndumva ntago wavuga ibyo bintu uri kubeshya, ntago yavuga ibintu ari kubeshya. Hanyuma rero waravuze uti urugendo rwanjye rukomeza nyuma y'Imana yo kungira icyizere, igenda impuza n'abantu, impesha icyizere mu bantu, bitangira mu itorero, bagenda bampama imyanya, banzamura, birangira hari itorero mbere mwarimu. Nk'umuntu utaragize amahirwe yo kujya mu ishuri ngo wige uminuze nk'abandi, ubu ngubu amatorero menshi ayobowe n'abantu baminuje, icyo kintu gifata gute? Wagifashe gute ukomeza n'ubuhamya bwawe? Icyo kintu cyambereye ikintu gikomeye. Hanyuma hari ubwo najyaga mbitekerezaho, kuko bampamagaye bambwira bati twari dufite umuyobozi aregura, aravuga ati ntabwo ibi bintu nkibirimo. Bampamagara bambwira bati wowe genda uba uri kuyobora bari abantu twamenya amakuru ko bagufitiye icyizere, abantu barakumva, genda ubayobore, hanyuma tuzaba dushaka undi muntu wo kuhayobora. Ubwo rero nabyinjiyemo, ubundi mu mutima ngatekereza se ibi bintu nibinsaba kumaramo umwanya munini, bikamara umwaka bigafata undi, nzabishobora? Ikintu cyankomeje rero, abantu bumvaga ko ari njye nyoboye, icyo gihe nari ntarashaka, baravugaga bati umwarimu w'umukobwa, ikindi wamenye gusoma ariko atarize, ayoboye ikanisa bigakunda. Abantu rero bajyaga bahurura baturutse hirya no hino, buri cyumweru twabaga dufite abashyitsi. Baje kureba umuyobozi w'itorero utarize kandi uzi gusoma? Yego. Weretswe Imana yigishije gusoma? Yego. Icyo kintu rero, ku cyumweru twabaga dufite korari, ku kindi dufite umuvugabutumwa waje ku giti cye, ku kindi haje abavugabutumwa ari babiri baje bazanye, ubundi bakahura ari batatu. Ibyo bintu ni ibitangaza Imana yankoreye, birankomeza, numva ndakomeye. Ubundi Imana ikaba yavuganye nanje ikambwira ko hari n'abaraza banzaniye impano zo kunshigikira mu murimo, kandi koko akaba ariko bigenda. Ubwo rero ibyo nibyo byankomeje, igihe kiragera numva ahubwo ndabikunze, numva nabyigumiramo. Uragize uti ukomeza ugira uti imirimo n'ibitangaza Imana yagiye inkorera.
nibihe ukomeza n'ubuhamya bwawe mu bintu Imana yagiye gukorera, uvuze icyo gitangaza cya mbere cyo kwigisha gusoma, ibindi bitangaza ugiye ubona nk'ibidasanzwe kugira ngo dufashe kubidusangiza natwe twumve ko ibyo bintu bibaho, urakomeza bitubwira twumve muri make, dukomeze twumve mu buryo burambuye n'ubwo buhamya bwawe. Bitangaza Imana yankoresheje, nahamagara uwo murimo mbona ndi umunyantege nke koko. Ku buzima bw'imyambarire byari bigoranye, ariko abakozi b'Imana bakaza kunsura, bakaza bazanye impano zifunze. Imana yarambwiye ngo iranyambika, koko iranyambika ndambara. Imana nk'uko nari nayisabye nabivuze tugitangira, ngo ikizambwira gukora nzagikora. Imana iza kumpa iyerekwa ry'uko aho hantu twari dufite urusengero rukurakuye, amabati ashaje kandi ari urw'ibiti. Imana imiyerekwa ryo kuvuga ngo nindemeshe inama mu bantu nyoboye, abajenama bakuru b'itorero dufatanye twiga umushinga w'ukuntu twakubaka urusengero. Icyo ni igitangaza gikomeye Imana yankoresheje. Narabahamagaye dukora inama, ndababwira nti ndumva mfite iyerekwa ry'uko twakubaka urusengero runini kandi rufite agasenge. Ari ukuntu Imana igushira ishaka ku mutima. Najaga ahantu nahamagarwaga mu ivugabutumwa, tukagenda tukambara imyenda y'umurimo mu gasenge. Natekereza ko ku rusengero rwacu nta gasenge gahari, nkumva birambabaje. Ndavuga ati Mana, urusengero wambwiye kubaka ni ngombwa koko n'agasenge kazaba karimo. Turemye inama, abajenama bamwe baravuga bati se urabona uzabishobora? Ko twumva tutazabishobora. Ndababwira nti kubera Imana bizashoboka. Ndibuka igitangaza cya mbere Imana yankoreye, tuje inama turitanga, amafaranga yabonetse uwo munsi yari 5,000. Nanje nshingiye kuyerekwa Imana yari yampaye, mpamagara abakuzi b'amabuye ndavuga ati muze dukora n'amasezerano. Noneho nidukora n'amasezerano igihe kigere, hanyuma batangira bakura amabuye. Ubwo rero abajenama bose baravuga aho bageze, babimbwira nyuma bati twabonaga bitashoboka, barampana. Abari nje korana n'amasezerano nabo abantu bari bukura amabuye. Iyo resi narayibitse na bugingo n'ubu. Hanyuma Imana ikora igitangaza, babonye amabuye yakuwe bose baraza, abakirisitu baritanga, twubaka fondasiyo, twubaka urusengero. Imana ikora imirimo, rwa rusengero rwaje kuzura. Icyo ni igitangaza gikomeye Imana yankoresheje muri icyo gihe ndi kumwe na bene data twakoranaga umurimo. Ariyo mpamvu mbwira abantu ngo ushobowe ukomejwe n'Imana, uri kumwe n'Imana arashobora. Ubwo ubuhamya bwawe ndumva ni burebure, ibintu Imana agiye gukoresha nk'umuntu ufite nk'uko wabivugiye nawe ubyivugira ati na no munyantege nkeya, ariko Imana igenda inyambika imbaraga mu bantu batandukanye turi kumwe, abandusha ubushobozi, abamfata nk'umunyantege nke, ariko nabo tukaba ibasha gutuma mbana nabo, ndanabayobora, inankoresha n'ibintu bikomeye wagiye bivuga byose. Babyumvisha bakurikiye Impano Family TV. Hanyuma urugendo rwawe rurakomeje, aka kanya uhagaze gute? Ubuhamya ni burebure, ubuhamya bwo ntabwo bujya burangira, n'ubu buracyakomeje, ariko kugira ngo tube turi kihangaha, ubwo aka kanya uhagaze gute? Nka NYIRAHABIYAKARE Jeanne, uhagaze gute mu murimo w'Imana, mu ivugabutumwa, mu buzima busanzwe, tunagana no kucyigisha, kuko ntago mwarimu yaducika atanaduhaye n'icyigisho, sibyo? Uhagaze gute noneho mu buzima bwawe bw'ivugabutumwa mu murimo w'Imana uyu munsi, uhagaze gute? Ivugabutumwa kuri iyi saha ndi umuvugabutumwa koko, kandi ndi umumama, ndubatse nk'uko nababwiye. Ndi umuvugabutumwa kuko byabaye ngombwa ko nshaka. Hanyuma barambaza bati se none urakomeza umurimo? Nabonaga nkurikije imbaraga ntakaza mu murimo n'uburyo nari ngiye kubaka urugo, ndababwira nti reka mbanze inshingano z'urugo nzashobore kuzuzuza. Ubwo rero byabaye ngombwa ko nshaka. Imana yari yanteguje iti sengera umuntu ushobora kuzatumwa kuri iyi kanisa. Imana yarabikoze, hatumweho undi muntu akora umurimo w'Imana, nanjye ndashaka. Nashatse mu buryo bwemewe n'amategeko n'itorero. Imana iramfasha. Imana yari yarampaye isezerano ry'umwana w'umuhungu ntarashaka, ntari na fiance.
Imana iramumba. Uwo muhungu yaravutse impa n'amazina yitwa Niyo Kwizerwa Reponse. Icyo ni ikindi gitangaza gikomeye Imana yankoreye. Kuri iyi saha rero ndi gushima Imana. No muri uyu mwaka wa 2020 ndibuka Imana yankoreye igitangaza uyu mwaka ushize. Imana yankoreye igitangaza nibwo corona yari imaze igihe gitoya itangiye ku itariki ya 21 z'ukwa gatatu 2020. Imana yongeye kunkorera igitangaza, impa umwana w'umuhungu twamwise Ishimirwe Aime, kubera ko uwo mwana nanone nawe namubyaye nari mumaranye mu nda amezi 10 n'iminsi 5. Nacyo ni ikindi gitangaza gikomeye gituma numva no muri uyu mwanya nkiri mu mbaraga zo gushima Imana no gukorera Imana no kumva ikintu cyose Imana imbwiye gukora numva ntagikora. Uwo muhungu wawe witwa Aime wamubyaye amaze amezi 10 n'iminsi 5 mu nda, ubwo yararengejeho ukwezi n'iminsi 5. Yego. Ukimutwita avuka ari muzima nta kibazo? Yavutse ari muzima. Ni ibitangaza by'Imana. Namubyaye ari kuwa gatandatu, kuwa gatanu saa 9. Kuwa gatandatu twirwa mu bitaro, hanyuma ku mugoroba baradusezerera. Ariko nkimutwite Imana yarambwiye ijambo rikomeye ngo nzabana nawe ku bitaro ngo kandi nzagucira inzira. Rero ikindi gitangaza gikomeye nabwira abantu banteze amatwi bantumwe ngo twiringire Imana, badamu batwite cyangwa se n'abazatwita muri kiriya gihe basenge kandi biringire Imana. Byari bigoye kuri nje kuko twamaze gutaha mu gitondo mbyutse, abantu bari kuva i Musanze, nabyari i Musanze, abantu bari kuva i Musanze baza kundeba barantelefona bati burya imodoka zahagaze. Saa 5 niho minisitiri yatanze itangazo ko imodoka zihagaritswe zitarongera gutwara abagenzi. Rero ni ikintu Imana yankoreye nacyo cyatumije ndushaho kuyikunda, kuko ntabwo byari kunyorohera kubona tagisi voiture ingeza aho ngomba kuruhukira, aho nashakiye. Rwari urugendo rurerure kuva mu Kidaho kagera i Musanze. Imana ibana nanjye. Icyo ni ikindi gitangaza nabwira abantu ngo bantumwe twegera Imana nayo izatwegera. Okay. Hanyuma rero tugana ku musozo, reka turebe noneho ese ntabwo waducika utagize gutyo ngo dusomere amwe mu majambo y'Imana cyangwa se mu magambo y'Imana agiye agukomeza cyangwa se yayo wiyumva wadusangiza nk'umuvugabutumwa, kuko tugirirwa ubuntu hano ku Mpano Family TV bwo kwakira abavugabutumwa batandukanye. Baratwigisha rero, ntabwo nawe waducika utatwigishe. Ngaho mu gihe cy'iminota mikeya cyane reka tuguhe mikoro noneho nawe noneho tuyobore mu cyigisho natwe dukurikire. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Tugiye gukomeza mu ijambo ry'Imana. Ni icyigisho nahaye izina rivuga ngo haranira kuba igikoresho gishimishije kandi gifitiye nyiracyo umumaro kandi cyo gukoreshwa imirimo myiza yose. Rero icyo cyigisho ni amagambo dusanga mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 19 turagarukira ku murongo wa 21. Ambatubwira ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azi abe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'ibizahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro, cyejejwe kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Twakira ijambo ry'Imana. Imana yacu ishimwe. Aya magambo ni amagambo akomeye cyane. Iri jambo ngo urufatiro rw'Imana rukomeye ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azi abantu be.
Uwiteka arakuzi, Uwiteka azi aho utuye, azi aho wirirwa, arakuzi mu kazi kawe ubamo, mu kazi ushinzwe. Uwiteka arakuzi. Ni ukuvuga abantu bose Uwiteka Imana yarabaremye kandi ibarema mu ishusho ryayo. Ni ukuvuga ibyo ukora byose Uwiteka arabizi. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Haza iri jambo ndatindaho cyane ku murongo wa 20 ngo mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Haranira kuba igikoresho kizima, cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyo gukoreshwa imirimo y'icyubahiro. Iri jambo ryagiye rimfasha, iri jambo ryangezeho, numva buri muntu wese utuye ku isi yakagombye guharanira kuba igikoresho kizima cyo guhesha Imana icyubahiro. Ubundi twebwe turi abantu b'Imana kandi Imana idushize ku isi kugira ngo tugire icyo dukora. Buri muntu wese Imana imuhamagariye kuba igikoresho cyayo kuri iyi si. Birashoboka kuba uru rubyiruko, birashoboka kuba warashatse, ariko haba mu muryango ushakiyemo, haba aho uvuka, Imana iguhamagariye kuba igikoresho cyo gukoreshwa iby'icyubahiro. Nyabuneka wihangane urebe uko washobora gukora imirimo myiza yo guhesha Imana icyubahiro. Igihe kimwe nigeze kuba ndi kugenda, bambwira umuntu wagize ikibazo ari kugenda nijoro, nuko ngo baramukomeretsa cyane, ariko nari muzi. Ndavuga ngo Mana, numva ndababaye, ndavuga ngo Mana, kuki uriya muntu yakomeretse, kuki uriya muntu yagize ubusembwa abitewe n'abantu kandi atazi impamvu. Mana, kuki wabyemeye? Ndasenga, nkizamuka nari ngiye gukingiza umwana, numva ijwi rirambwiye ngo ubundi igikoresho iyo kitagifitiye nyiracyo akamaro kirajugunywa. Imana idufashe, Imana itwigire hafi. Wirinde Imana itaza kuzakubona nk'aho utari igikoresho gifitiye nyiracyo umumaro. Buri wese n'ahahagaze aharanire kubera Imana igikoresho kizima. Kuri uyu murongo nanone wa 21 ngo nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro, cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Turahamagarirwa kuba abantu bejejwe, kuba abantu bafite umumaro. Iyo usomye ijambo ry'Imana, akenshi usanga batubanjirije uyu murimo baharaniraga kubera abandi urugero ndetse no kubabera umugisha. Mana yabwiye Aburahamu ngo uzaba umugisha kandi n'uzasabira umugisha wese azahabwa umugisha. Rero aho utuye, iyo uharaniye gukora imirimo ihesha abandi amahoro, ihesha abandi kunezerwa, Imana ikubona nk'igikoresho cyiza. Imana itugirire neza. Haranira kuba igikoresho cyiza gifitiye nyiracyo umumaro, igikoresho cyo gukoreshwa iby'icyubahiro. Batubwiye ngo hari ibikoresho biba mu nzu y'inyumba. Ubundi iyo bavuga inzu y'inyumba ni inzu Bibiliya itubwira ko ari inzu zikomeye z'abami. Kuri iki gihe twagereranya na etaje. Ngo iyo nzu nubwo iba ari nziza, nubwo ari y'agaciro, habamo ibikoresho by'amoko abiri. Harimo bimwe bikoreshwa iby'icyubahiro, ibindi bigakoreshwa ibiteye isoni. Ubwo rero mu bikoresho by'iwawe ugeze mu rugo ufite ibikoresho wareba, nanje ngeze mu rugo hari ibikoresho nareba, ariko nabonye teremusi ari igikoresho cy'igiciro. Teremusi ni igikoresho cy'igiciro, ni igikoresho kibitswe neza, ni igikoresho utapfa kwandagaza. Ubonye umushitsi ukawusanga wenda batwaye nk'urufunguzo rw'akabati, ntubone uko ufungura ngo ubone ibikombe, wa mushitsi yasubirana y'inyota, kuko ntabwo wafata teremusi ngo umuhereze ngo ashyire ku munwa. Imana rero itugirire neza. Teremusi ni igikoresho cy'igiciro, ariko abantu b'Imana natwe twakamenye ko hari iby'Imana yadushizemo tubitse, kandi iyo mpumuro y'Imana, Imana ishaka ko ihumurira abantu bose. Imana ishaka ko ibahumurira, ariko mu gihe kiri cyo, mu gihe twabiteguye, mu gihe twabisengeye, mu gihe twagishije Imana inama. Imana itugirire neza. Dumfa twagarukira aho ngaho. Ijambo Imana ishize ku mutima naho rigarukiye. Twakirane hamwe ijambo ry'Imana.
Mana turagushimiye, izina ryawe niryubahwe, tugushimiye kugira neza, tugushimiye kukiranuka, uhabwa icyubahiro kubw'amagambo yawe. Turakwinginze ngo ijambo ryawe rizagirire umumaro umugabo uzaryumva, umubyeyi uzaryumva, umusore n'umukobwa bazaryumva, bana bato bazaryumva. Ijambo ryawe rigira umumaro umuntu wese, ndakwinginze kuri iyi si dutuyeho aharanire kuba igikoresho kizima kandi gifite akamaro kandi gikoreshwa imirimo myiza. Haleluya. Mana urakoze, turagushimiye. Uhira ubwoko bwawe buzumva aya magambo, kandi imbaraga z'umwuka wera zizajya zirushaho kumanuka cyane kuri buri umwe wese wumvise iri jambo, zirushaho gusobanura kugira ngo tumenye neza icyo dukwiye gukora, turushaho gutunganya aho dutuye, turushaho guhindura isi dutuyemo, mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Yes, arakoze cyane mwigisha wacu, umuvugabutumwa w'umunsi, Nyirahabiyakare Jeannette Aime. Mwumvishe ko afite n'umwana witwa Aime, iri zina nyine ni ry'umuryango ararikunda. Urakoze cyane rero ku cyigisho duhaye, cyari cyiza cyane. Yego, murakoze. Reka dushimire n'abari bakurikiye Impano Family TV muri iki kiganiro kirekire cyari kirimo ibice bibiri, ubuhamya n'icyigisho. Mwacyumvishe rero, mwumvishe n'intego yacyo nziza cyane yo guharanira kuba igikoresho kizima gifite umumaro mu gihe cya nyacyo, mu gihe icyo gikoresho kiri gukoreshwa kiba kigize umumaro. Nimba igikoresho kitari gukoreshwa, mwumvishe ko nta kamaro kiba gifite. Reka tube igikoresho rero kizima gikora imirimo Kristo cyangwa se Imana yadushyiriyeho kuri iyi si. Nimba uzi ko uri hano kuri iyi si uri gukora ibyo Imana itagutumye, umenye ko nawe uri igikoresho kiri gusaza rwose, kiri mu marembera, kiri kugana muri puberi, kidafite umumaro. Nawe uri igikoresho kidafite umumaro. Nimba uzi ko uri gukora ibyo utatumwe hano kuri iyi si, umenye nawe uruhande urimo. Reka tubashimire mwe mukomeje gukurikira Impano Family TV. Njyewe ndi Nizeyimana Jean Claude, mwenyewe Crespo, urambona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ubundi unyandikire turebe ukuntu twaganira, turebe n'ukuntu twakubaka u Rwanda binyuze mu biganiro dukora. Twubaka igihugu cyacu tunyuze mu biganiro dukora, dusangire ubutumwa bwiza, dusangire inyigisho zitandukanye, ubundi tubana umunsi ku munsi. Reka tubashimire Mama Aime. Yego, natwe turabashimiye, kandi mu gihe abantu bazaba bakeneye kuduhamagara, twatanga nimero ya telefone 078 3 7 7 4 93. Murakoze cyane. Arakoze cyane Mama Aime rwose, yahise anaduha nimero dushobora kumuboneraho. Urangiye kubimubaza ariko ahise abikora neza cyane, abisobanukiwe. Nimero z'ura mwamuboneho yazivuze ni 078 3 7 4 9 3. Eka nimba wumva ushobora kuganira n'umuvugabutumwa, umukozi w'Imana, ushobora kumuhamagara mukaganira, nawe akakubwira no kuri ubwo buhamya, akakubwira uburyo kiyamenye gusoma atagiye mu ishuri. Aramuntu ushobora kubyumva akavuga ati ibintu ntago bibaho, iyo ni filime muri kuvuga, ni bya bindi byo gutwika by'ubu byaje bya YouTube, ariko uyu nguyu arahari, ni mukuru. So ndabashimiye rero, Imana ikomeze bamugisha. Dukomeze tubane mu bindi biganiro bigenda biza umunsi ku wundi. We kora subscribe, ubundi ujye ubona ikiganiro cyose dushyizeho, ntucikwe. Ciao, Imana ibahe umugisha.